Aye nubundi karashikiyo zagwagurucyo n'ubwo utwita impanga ntago zareka kumugumaho. Ibyo ntago byakemura ikibazo mfitanye n'inkobwa ziri hano hanze. Ariko icyambere nuko ngiye icyo nakubwiye cyambere gutwita mani bubyihore. None uragira ngo bazanege bayikuremo. Ntago bayikuramo kuko turi mu gihugu cy'umutekano. Nzanabivuga. N'umunsi yanantinda ntago navuga ngo ndatwite kuko ngerangije n'ibintu biri kuba hano hanze. Amenya ngo harimo inda none yazaza kankubita ikinuzi ikanavamo. Singiye gupfa ngo nicire n'umwana. Akandi kaboka kangaka. Ako ibi bintu ntago bibaho. Dukeneye kumenya ukuri. Ngani bakanyereka agapira. Kigaragara nabona ko. Mwese najya mwapo ntarabyara ariko. Hako mwishinga amagambo yakavuga. Akakanya namubwira iki? Akakanya ndamubwira yuko. Je ntago nashyiramo agapira maye narabyara. Mubwe yuko nazanagashyiramo. Ariko gushaka icyamare ntago najya mbizira buri munsi mpora mu ntonganya n'abantu mane. Nise ubu nikosa ryenye ko nanjye n'abanyabiza. Kandi nge nabonye umunamita ariko ndabanye nsigaye mpora mu manze z'abantu n'iki ngo ubukwe mwakoze ubwanyu ubundi tukabureba murambaza iki. Twe nimba twarakoze ubukwe bubi mukora ubwanyu tuburebe. Wambara impeta tuyireba aho ugiye hose uyambare bigutwaye iki. Keza ndagira ngo udusangize noneho umunsi wa mbere umenyana na Yaka unatubwire kugira ngo abo umugabo wawe byaturutse kuki nireba ngo akoresheje ariko tubwire ahantu mwahore bwa mbere unakimubona bwa mbere. Tumenyana Yaka twahuriye ahantu bagiye muri interview bagiye gukora ikiganiro ahantu tuhurira nanjye nari ntaramubona namubonaga ku social media ariko nanjye nshaka kugira ngo duhure urumva Yaka ni umuntu buzwi cyane nta muntu utifuza kumubona. Turahura turamenyana tugenda tuganira gake tubiza kurangira ngiye muri groupe abamo ubutumwa bugufi so njya gukinamo urumva gukina n'umuntu mugenda mumenyana kenshi kwemera ko nkagira ngo ni bimwe byize kuko hari ukunagiramo blague nyinshi. None harangije ndambwira ati nta kibazo nyine nza kubona ko ari ibintu biri seriya atari film arimo gukina. None mbonye ko ari ibyanyabyo nani ndavuga nti se kubera iki ntaho umuntu amahirwe muha amahirwe rero kugira ngo kuko bigaragare ko ari ibyanyabyo birimo kuba. Arangije birakunda arambwira ati rero reka nkubwire ati ndashaka ko tubegeza kuri urwego tukaba twabana nk'umugore n'umugabo. Nyine birangira bibaye nka kuri mwabibonye kuri byabaye nyine urumva byahereye hasi ariko bigenda bikura nyine bigira indi ntera. Keza hari ibyo ngiye noneho kukubaza unsubize imibane nawe yawe na Yaka mubanye neza byo birumvikana ko wenda habamo ibigusha. Hari abantu bajya bareba Yaka turamutipa ati wapi nakabaragagira ntabwo yashobora kuba yatera akabariro neza mu rugo rwe ugasanga ibintu atabikora neza. Ese ibintu abikora neza kugira ngo dusangize nyine musange. Nukuvuga ngo nawe ntimukajye mubaza ibi ubusa ntabwo muzajya mubaza umuntu n'ibyo akorera mu rugo rwe. Ibyo muburiri ntabyo mvuze nta nibyo nzongera kuvuga. Mwebwe muvugisha umuntu amafuti ugasanga nk'ubwo yakayumvise mvuga ibyo bintu ngo muburiri ntashoboye. Ni umugabo ariko Imana mwebwe mugomba kugurukira hanze ku muryango usohoka mujye mubaza ibiri inyuma pana kubaza ibyo mu nzu urambaza ngo uko bikora kose sika ari uwanjye. Urimo urabidefanda kandi wasanga ataza gukora akazi. Nta kibazo ariko nubundi nta cyahinduka sibyo. Aho cyo ngicyo gisimbuka bikirwa nakimba. Reka ndacyara aho ngaho. Ari gihe bajya babata umugabo udagira agatege nagabasha gutera rubariro kandi iyo ubona yakabona no umuntu ufite amagara mato wenda tubwiye nimba azi gukora akazi ntabyazi nimba bizi bimushimira na kureba kandi nawe nzi ko nzabasura muri kumwe nkakimubazaho arabizi ntabyo. Ese nkubwira ko atabizi uramfasha iki? Ikibazo mujye mubaza ikibazo mufite n'igisubizo. Ninkubwira ko atabizi uramfasha iki? Cyangwa akabizi uramfasha iki? Ashaka kuba impamvu mukubwiye wenda ntacyo nagufasha ariko burya hari igihe usanga umugore atazigwa neza umugabo uretse tuganire ugasanga ya mitegurire y'umugabo ntazi gutegura umugore cyangwa umugore ntazi gutegura umugabo agatege ariyo mpamvu ajya kwa dakwine akamutegura kankorohereze rero umugore ashaka umugabo afite ikimujyanye sibyo icyo cyanjyanye narakibonye uko nari gikeneye niko kimeze nta kindi mbirenzaho wasanga arabasha nimba ari byo ushaka kumva. Bakunze mutako tije ngo yakaze gukora akazi neza kubera icyo ajya kwa dakwine ariko nta kazi ry'umwazire umugabo ko amufata kose umugabo wese arashurashura babyita gushuratura gushurashura umugabo ikiremwa mugabo cyangwa abagabo niko bateye
umugabo wese uko yaba ameze ntabwo barakubona umukobwa ngo ahindukire, ntabwo bibaho. Kuno tugeso twanya abagabo niko muteye, tuvugisha ukuri. Kuba Yaka yabikora ntabwo ari ibintu birenze mvuge ngo nta mahano yabaye. Umugabo wese niko ateye, wenda ikibintu kubimenya, ubundi ikibintu ukabikora nkabimenya, ariko hari n'ababikora ntunabimenye. Wenda ikibintu nuko byamenyekanye nkabimenya, ubundi ntabimenye. Ni ibisanzwe, ni kamere yanyu abagabo. Ariko nkanjye mugabo wenda nanjye ndi umuntu w'umugabo ndubatse, wenda inshingano z'umugore wenda arazubahiriza nkanyurwa. Ariko nanone hari ibiganiro tugenda twumva, hari n'ibiganiro byagiye binyura kuri ino channel yacu Umutako, bavuga ko umugore iyo atazi guhake y'umugabo wenda kumunyongera, urumva kuba yamuha kazi zigiye zitandukanye. Ariko cyane cyane abagore iyo banyongeye abagabo ntago bajya hanze, ngakanamutuza no muri ya nyanja y'ibivutwirwa tubona. Iyo umugabo atabibona ngarahava, iyo nyanja urayifite uramunyongera birakakunda, cyangwa yagiye kwa dakwinyo ubundi wowe wa munyamakuru we nawe ko ufite ibigambo byinshi, reka nkubwire njyewe ibyo kunyonga n'ibiki man, ibyo nibyo mu rugo rw'umuntu, sibyo? Namwe nemugashaka gushyira ibintu byose hanze, wa mugana ndi ngo byose none wabishyize hanze. Ntabwo byose nabishyira hanze, ibyo mani ntabwo kintu nagutangariza. Ibyo ni ibintu byo nko kuvuga ibintu bibera mu buriri bwawe, kandi ibyo nikosa. Ibyo ni ibanga ryanjye, niba bashatabasha ibyo ninjye bireba, n'ubundi ntacyo wamfasha, nta n'ikintu wansayidiraho. Ibyo byo gireke mani, ntago ndinjije ku buryo nashyira ibintu hanze bimeze bityo. So tubaza uko tubanye, uko tubaye, ariko yimbwira ngo mu buriri si iberamo ntabwo bizi, ibyo hakorera nibyo nanjye makorera. Okay, reka wenda tubiveho taza kurakara wenda ukanambwira nabi, ariko iyo mvuga mba ndimo ndavugira abakunzi bacu abatabasha kukubona, dore ko natwe biba byatuguye kugira ngo tubabone. Ariko Yaka ashima iki, anyurwe n'iki cy'ibyo umukorera, wenda nazara kino kiganiro avuga ati umugore wanjye yabivuze byose, ko anyurwe n'iki, yishimira icyo umukorera kirenze nuko yumva yajya hanze nubwo yarozwe. Anyurwe nuko ndi keza gusa. Uri mwiza, uri mwiza, uranakeye, ahantu hose ni byiza. Nuko ndi keza, nitwa na keza, mvuze izina nyine ntabwo mvuze ubwiza. So anyurwa n'icyo kintu cyonyine, kuko iyo ubwiye umugabo n'umugore babana, nshaka kugura bombe yo kugata, isigura senkani nkayimuzanira. Ibisobanuye ikintu kinini cyane ku buryo wavuga ngo ujye kumugura impano ihenze. So niba mvuze iryo jambo, we arumvamo ibintu byinshi, nk'umuntu tuzuranye, nk'umuntu nzi. Anyurwa yuko ndi keza, kuko wenda mfite uburyo nshaka kuba nitonda, nshaka kuba mworohera nyine ntagira amahane. Anyurwe nanjye tu gusa. Yego Keza, tuvugisha ukuri kugira ngo n'abandi bajya kumushurashura umugabo wawe, abandi badakwini baba bashaka kumujyana, n'abandi bari hanze. Arakunzwe cyane, abamwitira ni benshi, nawe wabitubwiye. Ariko dusangiza Abanyarwanda, mumaranye hafi amezi agiye gushira, mubana hafi kwezi n'igice, ntago aragutera inda. Se nkawe wahereye mu buriri ngo bigenda bite, none ugeze mu nda? Biri mu buriri birangiye no munateye inda. Kuba utwite babandi bamugenda gatatu noneho byarakomeye katwigenda. N'ubundi karashiki yo zaguhaguruke nubwo waba utwite impanga ntago zareka kumugumaho. Ibyo ntago byakemura ikibazo mfitanye n'inkobwa ziri hano hanze. Ariko icya mbere nuko ngiye icyo nakubwiye cya mbere, gutwita mani bubyihore. None uragira ngo bazanege bayikuremo? Ntago bayikuramo kuko turi mu gihugu cy'umutekano. Nzanabivuga n'umunsi yanantinda ntago navuga ngo ndatwite, kuko ngeranyije n'ibintu biri kuba hano hanze. Amenya ngo harimo inda, none yazaza kankubita ikinuzi ikanavamo. Singiye gupfa ngo nicire n'umwana. Icyo ngibyo ntago ndakina kubitangaza, ni numva nkeneye kubitangaza nzayibabwira, ariko ubu ngubu nta kintu nakubwira. Uragize uti singiye kubitangaza, nkazapfa banyishe ugasanga n'umwana wanjye avuyemo. Ikigaragara nyine watwite, kuko ubivuze ko utwite. Navuze nti nibikenerwa n'inkenera kubitangaza, ntago mbitangaje, ntabyo nkubwiye yuko ntakeneye kugira ngo mbivuge hano. Ninshaka kubivuga ninumva nkeneye kubitangaza cyangwa se byabaye nzabivuga, kuko ubu ngubu ntago navuga. Reba hariho intambara ngo bwa mbere ngo baramuroze, none bandoge nanjye. So muzajya kubona nimbiyo ndihari mubone iravutse nyine umwana araje, ko ntago navuga ngo ndatwite, ntwite ibikisi. Nabibonye abo ntwitiye nabonye, burya ngo abasangi bisa bitana ibisambo. Abo duhanganye ikipe impanganye nawe nayibonye. Ntago naza ndatinda rero ngo ndatwite, ntwite ibikisi. Hakugira ngo banyice mfane n'umwana wanjye najya kubirata. Nta nubwo nzanabivuga, ariko bazabona byabaye. None cyo kintu ntazavuga, kuko nabonye ko byose binashoboka.
nakwinese yigira umujinya wamenye ko yahise atega moto akigendera. Ikimwaro sha ni ikimwaro. Ni ikimwe umujinya se nindarusha umujinya. Andusha umutwe munini se. Andusha imbaraga se. Urega ubugabo si ubutumbi nukabona umuntu abyimbye ngo uvuge ngo afite iki se. Nta munyagati y'amaguru nkasunika hariya. Ikintu cyose ni tekinike. Kuba ubyimbye ntago wumva kubyimba ntago ari imbaraga man. Cana kudushira nkamukubita shoti akumirwa. Turacyari aho ngaho nk'umunyamakuru w'Umutako TV numvise rero amakuru kandi nyumva mu nshuti za hafi za Yaka na Yaka ndazimwumvana avuga yuko atari tayari wenda kugutera inda agiye kugushyiramo kakana nyine mukaboneza urubyaro ibyo bintu Yaka yarabikoze waba namwe araboneje urubyaro. Buriya rero urashaka ariko hari n'igihe ushaka umuntu nyine yewe nyine ndabyibutse yarabivuze ibyo bintu ariko nyine niko yimereye. Buriya iyo washatse umuntu uramumenyera nta kintu atavuga byose arabivuga. Nibyo uri kumbaza byo mu buriri wasanga wanabivuga nubwo mba nanze kubivuga ariko nukuvuga ngo ngiye mba niyubashye ngiye ubwanjye. Ibyo yarabivuze ngaza ariko nibaza ukuntu washyiramo agapira umuntu utarabyara ukuntu bibaho. Nawe se wabyemera? Nese urumva mani bima erega ikintu cyose umugabo uze ntago wacyemera. Nese ubwo wazabyara gute? Ako umugabo kereka wenda uri nk'umukobwa hari abakobwa ngo bishyira muri ONAPO kujya batabyara nyine. Kiretse nose nabandi umugore nkajya muri ONAPO ngo bigendute. Ariko umugabo mu rugo rwe agira amategeko n'amabwiriza agendera agutegetse. Amategeko n'amabwiriza birakurikizwa pe. Ariko reka nkubwira mu kintu cyose umugabo uvuze ntago wacyemera. Nese nk'icyo kintu byonyine icyo kintu cyumve ngagapira nge nkaje. Nese ubwo narashatse cyangwa turabyemezwa n'iki n'agapira mu kaboko uraza kutwereka amaboko yawe. Ko nose murambaga mu karebe. Oya turaza kwereka abantu badukurikiye n'Abanyarwanda kandi bazi byinshi byetana. Urihangana uri umugore w'umugabo wenda ntago nibutandukire uraza kunyeka amaboko yawe abiri urahindukiza uhereka abantu ari hari. Turebe koko ni Mwana. Neta nemerewe ko nawe ufite ijambo. Cameraman tugenda bereka kuri iki. Nushoka gere kuri cya turebe hirya ugatambika hirya kuri turebe. Hano hino akandi kaboko kangaka. Ako ibi bintu ntago bibaho. Dukeneye kumenya ukuri. Ngani bakanyereka agapira. Kigaragara nabona ko. Ntose najya mapo ntarabyara ariko. Hako muramwishinga amagambo yakavuga. Akakanya namubwira iki? Akakanya ndamubwira yuko. Je ntago nashyiramo agapira maye narabyara. Mubwiye yuko nazanagashyiramo. Ntago wagize ku mabwiriza y'umugabo. Nese nagura ngo ucurika umutwe muri uzawucurika ngo nuko ari umugabo. Ntago mani nashyiramo agapira narabya. Nese wabyara gute? Asambwana mutsana kwanza agahita yigira ku bandi wenda baragiye muri ntago bishoboka. Nta keretse warabyaye umwana wenda ushaka guhagarika urubyaro. Nese wajya muri ONAPO nta uwo numubare afaze yinasubira iwacu ronka mu mukobwa. Ko n'ubundi na nyine umukobwa. Amahitamo ntago nahitamo kabisa. Turacyakomeje none iyo uri mu rugo rwawe na Yaka murimo muraganira ni igihe cyo kuna kumutegurira akamuna ari sawa dore ko tubona ahantu hose mutemberana musangira buri kimwe cyose wowe ni igiki cya mbere Yakakunda ukunda kumutegurira muri kumwe. Yaka ni ibisanzwe akunda inyama akunda akaboga Yakakunda akanyama agafiriti ariko ubwo yamaze iminsi atasoma ku gacupa kuko yamwe agacupa ntago n'inyama ishobora. Abashaka ibintu by'ibisosi byoroshye igitoki kirimo ubunyobwa tuntu nk'utwo tu ariko ubusanzwe bayikundira akaboga nyine hano wajya byivugira. Akaboga byata cyane ariko bikomeye ariko nawazi kugahahada burya ntuzashaka umugabo utazi guhaha burani ikibazo ariko arabanza akamenya igikoni ko kimeze neza nicyo cyiza cyo nubwo agenda akamara icyumweru nanzara yanyica. Fatute inshuti y'umuryango Decat irwi wa postinga abavuga ibyiza yishimira urugo rwanyu n'ibyiza mukomeje gukora. Rero Decat nta group agira abamo. Decat ugiye kumushimira ejo yahita kwandagaza ahubwo akagushyira hanze. Ni ukuvuga ngo sinamushima biri aho ngaho kubera Decat ntago umugana rwamushima. Avuga ibyo ashaka man. Ashaka kuza nyine ngo ubukwe bwiza. Ejo kubona asohoye ikintu ngo bwabukwe noneho ngo twaje kumenya yuko Decat nta group agira abamo. Nta nshuti nta hanavuga ngo nkikiye ahangaha. Ni impamvu sinamushimira sinanamuga ko ntago muzi nta n'ikintu mpfa nawe gusa nakomereza aho ngaho nyine abari kudukorera akazi natwe nta ribi gusa nyine ikibazo cye ntago tumumenya ngo ninde ngabahe gusa nabirenze Decat niwe namunye wa postinze aka video kacu kubukwe bwa mbere nibaza nta hantu yagakuye birancanga ariko nyine nta ribirye
nta kibazo mfitanye nawe ariko ntumbwire ngo namuvuga iki ngo ntago namushima kwa ko Dekata aranyuranya mani shaka kumushimisha akavuga ati wa mukobwa noneho twaje kumenya uko byo bimeze bityo ubwo nabanga agira muri rusange nabanga man kereka ikintu atazi kereka ikintu ataramenya n'icyo atavuga niba menye ngo Keza ngo yakoze divorce na Yaka arabyamamaza abyishimira na seke cyane kandi ubwo bwabaye nabwo yarasitse yishi swamenye umuntu umushima gute ubwo umuntu anenze akanashima ubwo bimwungura iki muri rusange arashimira nane byose arabyishimira muhanye divorce arabyishimira mucanyuma arabyishimira mukoze ubukara byose arabyishimira ntwamenye rero ngo ari ku ruhe ruhande nta ruhande agira gusa nyine wabwo tumuryohereza show abwo ajya natwishyura tumukorera show Keza turashoje ngiye kukubaza ibintu bibiri dite dusoza kandi unyemerere umbwize ukuri nyakuri wenda nanone uraza kunyemerera nzakoresha ibishoboka byose dakwini nzabahuze mwiyunge ahandi harindi urazabona umutekano siko bizakunda ariko so uziyunga umunsi ingurube yarebye hejuru ingurube ni hejuru ngo umunsi uzabona yarebye hejuru tuziyunga aramutse arogoje se umugabo wawe akanagusaba imbabazi umugabo akaguma iwawe nawe akaguma mu byo nabwo ni ingare ntago yansaba imbabazi nawe ujye uvuga ibintu bishoboka kandi nanjye simbikeneye nanjye ntago ndi kumuhatiza ko ntago arya iwanjye sinjye we sibyo ntacyo musaba nawe nta kintu ansaba Keza uri tayari kunsubiza ibibazo biri ngiye kukubaza ibyo bibazo rero n'abadukurikiye baraza kumenya impamvu mbikubajije baraza no kuvanamo impamvu dakwina akomeje kukugendaho ikibazo ngiye kubaza cya mbere harya umuntu yambara meta ya fiançailles cyangwa umusakoze ubukwe ryari mukaye kaboko nako mu kaboko aho yambaye fiançailles yambara he ushaka kunsuzuma se ari meta ebyiri zine kubaza iyambira fiançailles umuntu yambara he urutoki mukaye kaboko asaka se mukaye kaboko fiançailles jaye nako ngafe ari fiançailles na mariage ya fiançailles kwa kundi ayo yambika mwene ahangaha iyo fiançailles sizijya ku rutoki rumwe se n'ubundi ntabwo nzisobanukirwa zijya ku rutoki rumwe n'ubundi ushatse ni hano iyo wambitswe impeta ku munsi wa mariage bari kwambika nawe muri kaboko nakaboko ko tubona nta mpeta wambaye kandi barakoze mariage kuvuga ngo rero impamvu naje ntambaye impeta so ahubwo reka mbonireho no kubwira n'abantu banabimenye sibyo hari abantu bakomeje kuvuga ngo nta bukwe bwabaye kubera impeta sibyo nta mpeta nambaye murabibona impamvu ntayambaye kandi ni impamvu yanjye bwite ntabwo ubundi nyambara kugira ngo nemeze ko ubukwe bwabaye nta n'umuntu nkeneye kabyemera ku ngufu sibyo kuba utakambara impeta cyangwa wayambara ushobora kuyikuramo ugiye gukaraba so wajya kugenda ukibagirwa kuyambara hari abantu rero bavuga ngo Keza ngo ntabwo akoze ubukwe ngo nta mpeta yambaye mani impeta ya mbere iba ku mutima ntibazana kubeshya mbese abazambika ku munsi wa mariage nabaswa kuzambara n'itegeko nyine ugomba kuyambara nk'ikimenyetso cy'umugore ufite umugabo cyangwa umugabo ufite umugore ariko impeta ya mbere iba iri ku mutima sibyo umuntu wawuhaye kuba ntaje nambaye impeta ntabwo bivuze ngo nta mugabo ufite cyangwa ngo ntabwo ndi umugore w'umugabo ahubwo abantu mwebwe mushaka kwizera yuko nzajya mpora nyambaye kugira ngo mwizere ko ubukwe nabukoze kandi ntago nabikora kugira ngo mbemeze nta muntu nkeneye ko yemera yuko nakoze ubukwe ubyemere cyangwa ntubyemere Imana sibizambuza kubaho sibizambuza kuba ku rugo rwanjye sibyo kuko nta ntwerano wampaye ngo narayiriye nta bufasha nigeze ngusabwa kungurira impeta nyambara igihe nshakiye bitewe n'ahantu ngiye iki cyo nushaka baba nacyumva banakimenye ntago nambire impeta kugira ngo wewe ubyeme wabyemera wabyanga se byantwara iki usaka kanya kuri umugore wa Yaka impamvu ngiye kuvuga ko impeta bifite agaciro uri umugore we aka kanya duhuye mu nzira cyangwa n'umusore akagutereta ariko saba ko gutereta se ni kugaragaza umugore gutereta se ni ku ngufu ntago umuntu agutereta tukamuhakanya kuvuga ko udakenika gutereta ariko umuntu abanyambaye impeta ya fiançailles ndakubwiza ukuri hano nta muntu utanzi n'umuntu waza kuntereta natamenya ko nta n'ubwenge afite nisi yanereta ngo amarisha iki ibyo yakakumarisha ubwo rero uwo ntabwo abakeneye umugore abakeneye umukozi ahari nese ubwo wajya gutereta umugore ufite umugabo ushaka iki wowe ese n'abagabo baryama n'abagore ubuse abagore bangaye cyangwa abagabo bajya mu kare bakuyemo impeta
ni bangahe se ariko babita abagore b'inda cyangwa abagabo bashura bize ibyo aribyo byose ariko nkubwiye ko impeta uyambara ubishatse nta gahato impeta uyambara hariya bari kuyikwambika iba ari itegeko ariko ushatse wanayikuramo aho ngaho bavuzeyo uyikuyemo nta wakurega ngo nta mpeta wambaye niba umugabo wabyemera nawe ubyemera ayo ni amasezerano yanyu mu rugo rwanyu nta muntu ushinzwe kumenya ngo kana kambaye impeta cyangwa nawe yambaye Keza tugendane gahoro uravuze ngo hari abagabo ngo bajya ngo mu tubari ngo cyangwa ngo bagavanamo ngo impeta bayivanamo hari impamvu hari nyine nawe wayivanyemo kubera impamvu zawe mani hari nta mpamvu njye nuko nagira ngo mbwire abantu yuko nambara impeta ku bushake bwanjye ntago nyambara kugira ngo nze kugira ngo mbahamirize ko ubukwe bwabaye kuko nawe nkeneye kanabyizera wabyizera utabyizera nta ntwerano wampaye ngo narayikuriye nta kintu nagusabye ni ubukwe bwanjye ni urugo rwanjye sibyo nukajya ntamba impeta se ni ibiki impeta se twarasezeranye ibiki ko yayikwambitse wayishyize ku cyo utayamba icyo ni ikibazo cyanjye n'ibyo ndi kugusobanurira ntabwo bibareba bigaragara ko umuca inyuma umutwe wawe niba byo birimo bigumane ntabwo ari njyewe n'abandi badukuriye mama tuyamba niba byigumane wowe ukora ubukwe bwawe sibyo wambika umugore we impeta nawe wambara impeta ibyo hari ikintu bigutwaye ibyo byacu ni ibyacu urugo rwacu dufite uko tubikora twebwe ubwacu nawe ukora ibyawe ujye uyambara ahantu hose no muri wese hari ikintu bimbangamiyeho sinzi ariko kubera icyo bagira ikibazo ku byacu abasitari ni benshi bakoze ubukwe mu Rwanda turabizi ni benshi ariko kandi nta kibazo kigeze kivuka ariko ibi byacu byateje ikibazo n'impagarara mu bantu njye ndibaza kubera iki kigaragara ko niwe ufite umugabo w'umusupasita ni ikibazo mani bya King James barahari banuze n'abasitari benshi barongo ariko mushobora kuvuga ati King James nagarusha ubusitari nanjye yakanamwema n'umusitari nese tubizire se yakana nubwo amuzana imbere yanjye na King James nahita mvuga ati yakaniwe munsi w'icyamamare ariko gushaka icyamamare ntabwo najya mbizira buri munsi nkora mu ntonganya n'abantu mani nise ubu ni ikosa ryanjye ko nanjye n'abanyabiza kandi njye nabonye umuntu amitamo ariko ndabona nsigaye mora mu manza z'abantu n'iki ngo ubukwe mwakoze ubwanyu ubundi tukabureba murambaza iki twe niba twarakoze ubukwe bubi mukora ubwanyu tuburebe wambara impeta tuyireba aho ugiye hose uyambare bigutwaye iki tujye kuri wowe impeta ni agaciro ifite agaciro ka mbere kari mu mutima kari mu mahitamo yawe wagiranye n'uwo mugiye kubana mwebwe rero mureba ibintu biri inyuma gusa visage y'inyuma ntabwo mujya murama imbere umuntu rero niwe umenya uko ashaka niwe umenya uko yubatse urugo rwe ntabwo mwebwe mwakubakira umuntu keza urukundo rumwuzuyemo rumurimo iby'impeta ntabyo icya mbere no guha keya n'urukundo umugabo yego keza turashoje rero abantu wenda badukurikiye inshuti z'umuryango wawe abavandimwe ababyeyi ndetse n'abantu bakomeje kubifuriza urugo rwiza wowe na Yaka urababwira iki ndabashimira cyane kandi bimvuye ku mutima ndabashimira yuko bakomeje kumba hafi bakomeje kutugira inama n'inshuti za Yaka hari inshuti za Yaka bavuga ati mukomerezaho azakira byo kuvuga ngo arasinda inzoga ntago iba karande ku muntu izo ngwara zose muri gucamo bizarangira arumva n'abantu mani bagenda bakongerera courage ku buryo udacika intege ndabashimira cyane bimvuye ku mutima nuko wenda mba ntabazi ariko bamwe muri bo baranyandikira kambwira bati turagushimira cyane turagukurikirana turagufana turunda umukunzi wawe ndabakurikirana ku biganiro byose urumva ni ibintu byinshi bagenda batubwira batugiraho inama ndabashimira so mbwira n'umuntu wakenera kumva igice cyaka kunyandikira yajya kuri Instagram yanjye nitwa Keza wa Yaka Keza ugasigama akanya ugasigama akanya Yaka Keza wa Yaka so kuri Instagram yanjye niko nitwa umuntu ushatse kumvugisha yanyura aho ngaho biremewe Imana biremewe Keza nene nakurakaje ariko ari impamvu isekere nawe nusetse ngese ko mpora nseka njye nta shitani Imana njya ngira nta shitani uravuze ngo Keza wa Yaka Keza wa Yaka Yaka iki byaje kubatika imbuga zanjye nzandikeho Keza wa Yaka mu bahinde sinzi nimba utabitse utagira filime z'abahinde umugore yitwa izina ry'umugabo twe ntitubigira ariko ni ubushake bwawe kubyita kwita izina ry'umugabo wawe niyo mpamvu wahisemo kuba wafungura Instagram ukandikaho Keza wa Yaka kugira ngo noneho babahakanye bemere noneho iyo ubonye
mukeba wawe nubwo nyine reka mbigaru iyo umubonye muri wowe cyangwa ukamwumva wumva nta bwoba uhora ufite? ntabwo njye agira ubwoba bwaba ari ubw'ubusa, ubwoba bw'ikisi, ubwoba bw'iki k'abagabo bahari ari benshi, wa muntu we wajya gupfa n'umuntu umugabo, abagabo bahari, abagore barahari, mbonye ngiye gusara sibyo ntabwo njye byansaza, gusa nyine ugomba kururwana nk'umugore ukarwanira ibyawe nyine ukagerageza ikintu cyose ni ukugerageza, byakwanga ukabona gufata umwanzuro. Ariko utaraho ngaho kuvuga ngo wenda ngo washaka abandi, baravuga ati burya kubaka ni uguca bugufi, tuzi ko kuva na kera twumva umugani ngo niko zubakwa, ushikamye ukarambya nk'umugore w'isezerano wa Yaka, ibiba byose ukabinyuramo, ntabwo byaba byiza utavuze ati reka nsenge kujarajara. Ariyo mpamvu usanga ingo z'ahantu hanze ariyo mpamvu igenda bitera ndujarajara. nyine uravuze ati byanze nanabireka nkigira nkazashaka. Impamvu mbivuze nanje kubwira ko ugomba kugerageza, niba habaye ikibazo nka biri ugomba kubigerageza nyine ukora ko wabinyuramo, kuko hari igihe umugabo yabikora rimwe acitswe ariko ntiyongere kubikora. Urumva rero uragerageza ukabirwana urwo rugamba ukarurwana, ariko iyo ubonye byanze nyine ufata inoze uwo nguwo rega nubwo bavuga ngo muzabona ubuziraherezo, ni icyifuzo tuba dushaka, nta muntu uba byanze, ariko se gutandukana n'ibintu bisanzwe, ni ibintu bisanzwe ibyo ngibyo nta birenze, kuko ntabwo wakemera ko hari n'umuntu uzakwica ngo wiziritse ku muntu, nta mpamvu zo kwizirika ku muntu, murabana byakwanga ukagenda. Keza, mu byifuzo wifuza ko kuwiteka wumva ko usaba Imana ko ubyaye bwa mbere wazabyara iki? Umukobwa. Wifuza ko wazabyara umukobwa? Kubanza umukobwa ni sawa, umukobwa gufasha mu turimo, buriya abahungu abahungu ni fake. Umwana w'umuhungu ufite imyaka 5 ntiyagukuburira, ntiyajya kuvoma, ntiyagukora, kiba ari ikintu cyicaho ngo kikinyetera, nyine bumva ko akazi kabo nyine ari akagihungu nyine, ariko umukobwa ufite imyaka 5 akuvomera amazi, ukamutuma kusuka akajya guhaha, kanateka warabigatoje kera, nyine kagufasha utuntu two mu rugo. Ariko umuhungu nyine yewe umuhungu nta kazi baba bazi, nyine umuhungu ni ukwiyicarira aho ngaho, ariko akana gakobwa karagufasha iyo kakiri na gatoya, kandi barumva. Yego. Uri inzobe, yanzobe nyanzobe, kameramani agira ngo tugendane, uri inzobe yanzobe nyanzobe, apana za nzobe tujya tureba hano hanze zisize za makuru. Uri inzobe nyanzobe yujuje ibyangombwa, Yaka ni imibiri yombi. Uwo mukobwa uzabyara wumva azaza ari inzobe nkawe, azaza ari imibiri yombi nk'umugabo wawe, cyangwa azaza ameze ati? N'ibyifuzo nikubaza wenda wifuza ko Imana yazagukorera. Kubera ko sinavuga ngo azaba asa gutya, ariko ashaka kuza ari inzobe ariko asa na papa we, cyangwa ari igikara ariko cyangwa asa na mama we. Ntabwo nzi ngo azaza gute, gusa byanze bikunze uzi kubyara umwana musa, ariko ngize amahirwe twaba dusa, ariko akajyana n'ishusho rya se, kuko burya kubyara umwana udasa na se ni ikibazo mu rugo. Bavuga ngo nuwase, kuko iyo habuze byanze bikunze basi nk'ikirenge kibi cya se cyangwa amatwi ariko haze akantu kuko iyo ibyo mwana mugasa hose nta utangira kumva se ngo n'ubundi uriya mwana si dusa, n'ubundi si uwanjye, ariko byibura nyine dusa, ariko agira akashusho ka papa we. Hari akantu twize kunyuraho naje kukibagirwa nakibagirwa, mvuga ngo turashoje ubu ngubu. Iyo ubonye the queen nyine nibyo nakubazaga, wumva nta bwoba guteye nyuma yo kumva no ko yaraze umugabo wawe, ubu uzajya kumwumva no kumureba nk'umuntu mujya muhura muri filime ubutumwa bugufi, nta bwoba guteye? Okay, wenda nabyita ubwoba sera, nyine ntago haburamo akantu, nyine urumva uba ufite umugabo bari kumuhigira indi migambi itari myiza, ntago wabura gushidikanya n'iki ntago byabura, ariko ibyo tubitandukanya n'akazi ko muri filime. Bino biza nyuma y'ubuzima bwacu, muri filime tugiye gukina bisanzwe, biza nyuma y'ubuzima, ntago bibangamira filime dukina. Gira icyo umubwira leta zishaka? Ikintu namubwira, the queen si umukobwa mubi, yabona n'undi mugabo, ariko man namfashe cyangwa n'abandi bose bari gutekereza nkawe. Buryo kwirirwa mu magambo y'abagore tugira menshi,
none iyo hajemo gutukana Imana ibi bintu birebire basanga munandaganyije hano ku rubuga abantu bakabaha amenyo natuze wende sinayimubwira ngo abyumve cyangwa wonse namugira inama ntabwo ari mu bikuru rya Burundi mugabo cyangwa niba ashaka n'umusitari ntabwo hari abasitari benshi namfashe Imana atureke kugenda kuko Imana abagabo ni inzabye zoroshye muri inzabye zoroshye murashukika cyane cyane ku bagore rero urumva kuba yashuka Yaka akagenda Yaka sinamurenganya kuko umukobwa yakwishize matura mugabo ndamushaka nta n'iminsi 2 byamufata umugore yagushotora bikakurenga mpaka ugiye namubwira yuko yamenye iby'Imana agashaka umugabo cyangwa sinzi uburyo zabigenza ariko andeke iwana niturize Imana kuko nta kintu cyo nko kubaho witurije nubwo utarya urabyibuha Imana ariko guhorana umunsira n'abagore n'abakobwa simbimenyereye so yihangane niba bataramuhisemo byararangiye ariko reka gukomeza guhangana Yaka yabaye Yaka so ngize amahirwe sinazongera guhura nawe dupfa iki kintu kabisa kuko ni ikintu kitazarangira kiritse tube nk'abanditse ngo tumuhombe hanyuma bavuga ngo tumuhombe ntago rero kandi sibyo so n'umuntu ukuze n'umuntu ufite ubwenge ariko ibintu yigira mbambona bimeze nk'iby'abana bakiri muri adolescence cyo namubwira cyo asubiza ubwenge ku gihe yumva inama abantu bamubwira yumve nizo wamugira so yikosora Imana ariko komeza gushurashura ku bitari ibyo kubyagiye Keza wakoze ku mwanya waduhaye ku butumwa watanze babyumvishije tukwifurize umwaka mushya muhire we n'umuryango wawe n'urugo rwawe tukwifurize kuzabyara ahongo nakobwa mu rugo rwawe rwa Yaka tukwifurize kandi komeza kwihangana iby'inyuramo no gukomeza kugira iki impagarike n'ubugingo ndagushimiye cyane ku mwanya wampaye murakoze cyane tubishimire mwese mwadukurikiye abakunzi b'Umutako TV subscribe like share na comment byinshi mwabyumvishije wandike mu nimba ubona ko kubyo Keza ari muravuga ari byo ibyo The Queen yavuze wabyumvishije nubwo yagiye ikiganiro kitarangiye ariko ikigaragara hari ibyo namwe mwabonye ndizera ko commentaire nizanyu ati n'ingurube yazareba hejuru Keza niko yavuze nago tuzumvikana ko nk'Umutako TV reka tukomeze bikurikirane nkuko twakomeje kugenda tuvuga byinshi tuzabahuza kandi umunsi nyamara bazahura bakiyunga kuri uyu Mutako TV bizaba byiza cyane kandi natwe muzabyishimira icyo twakoze kirenze icyo abantu nitwe Isaka manajya reka tubane kurikira ikiganiro kigiye kurikira iki